Hello guys, waba wibaza ahantu ushobora gukura video wakoresha muri content yawe maze nawe ukabasha kubona views, ukabona abasubscribers, nawe ukacivinga abasubscribers amagana nk'abandi. Guys, nugire ikibazo uyu munsi ikibazo cyakemutse kubera ko uyu munsi mwuzane AI ishobora gukoresha maze ikakubyarira video wifuza uko yameze kose. Akarusho kandi nuko iyo AI ushobora kuyiha link ya video wifuza maze ikagukorera video yawe ushaka, cyangwa se ukayiha text y'ibyo wifuza maze ikagukorera video wifuza. Ngewe nyite Reponse tech, umwana ukora ibintu biri ku murongo byiza kandi byizewe. Iyi video rero nyibahaye nk'igihembo cy'uko mwamfashije mukansapotinga mwuza abasubscribers 100. Guys, nibyo gaciro kuri mwebwe. Rero guys, niba ari ubwa mbere nawe ugeze aha wishidikanya gukanda kuri button ya subscribe kugira ngo dukomeze guha courage no guteza imbere uyu murongo mugari w'iyi YouTube channel, kubera ko icano ni yanyu, izi video ni mwebwe nzikorera. Kandi ukaba utari bwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo niba hari aho dukosora tubimenye, niba hari n'icyo wungutse nabwo tubimenye, tumenye ko hari abantu twafashije. Okay guys, nizere ko kandi subscribe. Let's go, let's start. Dore ngende muri telefone yanjye, nizeye kuri murabibona. None ikintu urahita ukora, urahita uza muri browser yawe cyangwa se Google, nurangiza uyifungure noneho guys ugiye kwandikamo okay, kurikiza step by step uko ngiye kubikora. Urahita uza muri browser yawe wandikamo ijambo in video.ai. Guys, nizere kuri kono buryo nabyanditse, dore ngibi utaza kubyandika nawe ugasanga guha iyi website bidashinga. Impamvu dukoze kuri website nuko nabonye ko app ikibazo cyayo cya application uzishyira muri telefone bikaba byinshi, ugasanga biteje ikibazo, ugasanga umwanya wawe wa telefone urashize. Noneho guys, uraza uhita ukora kuri link bari buguhe imbere, dore ni ingiyi. Nyuma yo gusacinga noneho uratuza uyifungure. Guys, nimara kuyifungura uratingukirana ameze gutya. Baraguha option ebyiri, barakubwira gukoresha get, barakubwira ngo get Android app. Hano bivuze ngo uraba nukoraho hano uraba ugiye kudownloadinga application y'i website ije muri telefone yawe, ariko ibi ngibi biratinda. Twebwe turata dukoresha try on web. Hano handitse try on web kugira ngo dukoreshe kuri web browser, twikoreshereze hano kuri web browser, nabyo byihuta. Urahita ukoraho, numara gukoraho uhite uhinguka ahantu hameze gutya. Okay guys, urahita bagusaba gushyiramo email. Impamvu ngiyewe naberetse aho nshyiremo email ni mu buryo bw'ubwirinzi guys. Umuntu w'umu IT arabyumva, cyangwa se umuntu ubasha kubyumva neza nyine ubwo nuko. None bahita bakuzana ahantu urahita ushyiramo umwaka wawe w'amavuko. Guys, numara kuwushyiramo urahita uzukore hano handitse continue. Ntago ari ngombwa ngiye kububereka, ndahita bikuramo. Okay guys, urayitingukira ahantu hameze gutya. Hano rero ikintu tugiye gukora, tugiye kwandikamo uko dushaka ko video yacu igomba kuba imeze. Noneho guys, uraza wandikamo ahangana nizere kuri kubona, ahangana ni press nyine umwanya wo kwandikamo ibyo wifuza ni text. Noneho uraza guys, amagambo ngiye kwandikamo nawe ari wandikamo. Noneho wowe ariko ushobora guterwa nuko video yawe ubyifuza ko irabimeze. Noneho turaza twandikamo create to okay, create 2 minute video related to this prompt. Okay guys, kugira ngo bikorere ushobora kujya muri chat GPT ukayandikira ukayibwira ati nkorera prompt mu cyongereza ya video imeze gutya na gutya. Right, igwa uyirye copy, nurangiza hano wowe ushobora no kuba link ya video wa copy. Noneho wowe hano urahita uza uyipastingemo. Okay guys, let's paste. Uhita uyipastingemo, nurangiza uhita ukora hano handitse generate. Hano handitse generate urahita uhabona. Nurangiza guys uhite ukoraho, kubona ko hano batangiye kudukorera video yacu. Nibyo barimo rwose, ni process barimo. Utari kureba neza, reka nzuminge uharebe, izere ko wabibonye guys. Urahita uza hano ukore kuri continue button, urahita ubabona ngaha, uhita ukora kuri continue kugira ngo video yawe bakomeze bayitunganye. Guys, urabona aha ngaha video yacu irimo iratungana, bari gukora kuri analyzing, uranageze kuri 6. Yeah guys, noneho urabona video yacu yatunganye, nizere kuri kubona fresh. Ubu noneho dushaka twayikina video yacu, dore ni iyi ngiyi. Nizere ko urimo urabona ko amashusho yaje neza, video yatunganye 100%. Guys, nizere ko urimo urabona fresh. Ngiye video nari nashatse ni ibintu bijyanye na hacking, n'abantu b'abahaka barimo barahakinga. Urabona machine ngizi niki guys, uramutse ushaka
uramutse ushaka ziriya prompt cyangwa se ziriya text nakoresheje ndaza kuzigushyirira muri description, wowe uraza kugenda muri description uyirebemo, nurangiza uzirebe nta kibazo niba ushaka gukora video nk'iyi ngiyi. Urabona video yacu imaze gutungana fresh, wowe ikintu urahita ukora nushaka kudownloadinga kugira ngo ijye kuri telefone yawe, uraza rwose wikorere ahangaha handitse download. Hano handitse download, niba utari kuhabona reka nzumingeho gakeya uhabone, dore ngaha rwose hano mu kaboko k'iburyo hano handitse download, nizere ko wahabonye. Nurangiza uhite ukoraho uyidownloadinge, tayari video yawe irahita ijya muri telefone, ubashe kuba wayaploadinga uyikoreshe mu buryo ubwo aribwo bwose wifuza nta copyright. Nizere ko video yacu arangaha tuyisoreje, mwibutsa ngo wibuke gusiga igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo niba ari indi video wifuza ko twakoraho tuyigukorere. Guys, I love you so much, kora subscribe kugira ngo indi video ntizagucike. Guys, ciao.